Pi Network. Niba wamayininze uyu munsi cyangwa waramayininze ejo, uraza kuza kuba wabonye iryo tangazo ryatanzwe n'umwe mu ba developer ba Pi Network. Murabizi ko Pi Network ari ya Dr. Nicholas ndetse na Dr. Fanny, nibo bashinze iyi project ya Pi. Yatangaje rero bimwe mu byo tugiye kuganiraho, nuze kujya kure. Aha tuvuga uburyo bwari bwo bwose ukoresha telefone yawe na internet bikaguhindura umumenyi cyangwa se bikaba byabyara amafaranga. Bimwe mu byabyaye amafaranga Pi Network iriho, niyo mpamvu iyo tuyigezeho tugomba kuyiganiraho mu buryo bwimbitse kugira ngo abayifite bakomeze kugira amakuru yizewe. Rero iyi update ije kuvuga ko hari gutegurwa inama ikomeye cyane ya token 2049 izabera Singapore ku itariki ya 2 n'iya 2 Ukwakira. I token 2049 ni imwe mu nama zikomeye ku isi, cyane cyane muri crypto na blockchain, ihuza abashoramari, ibigo bikomeye, abashakashatsi bo mu rwego mpuzamahanga bagamije kwiga ku isi ya cryptocurrency uko bimeze muri rusange. Dufite ama crypto agiye atandukanye, murabizi ko dufite Bitcoin, Ethereum, BNB n'izindi. Pi Network iri kwiyubaka kugira ngo ihangane kuri urwo rwego. Murabizi ko mu mavideo yanjye yagiye abanza nababwiye ko Pi Network irimo irashaka kubaka umutekano cyane cyane, hanyuma yamara kubaka umutekano ikaza igakoreshwa mu buzima busanzwe. Reka rero tubirebere hamwe, hanyuma tuze tubirambure. Ushobora kwibaza uti se kuba Pi Network igiye kugaragara muri iyi nama, kuko urumva nyirayo ariyo nayo izaba ihari, biratanga amahirwe ameza ate kuri Pi Network? Iyi nama ishobora kugira agaciro, kuzamurira Pi agaciro mu mushinga ugaragara nka Pi. Nyirayo noneho ari muri iyi nama nk'umuvugizi, bishobora gukora ku gaciro kayo, bityo ikazamuka. Amahirwe yo kubona abafatanyabikorwa n'abashoramari. Iyi nama ihuza abantu bafite ubushobozi bwo gushora imari muri crypto. Pi Network ishobora kubonamo abashoramari bazayifasha kwagura ibikorwa byayo no gukomeza kwinjiza no guteza imbere umushinga wa Pi Network n'ubukungu muri rusange. Kwerekana ko Pi ifite icyerekezo birumvikana neza. Dr. Fanny azaba asangiza isi yose uburyo Pi Network yibanda kuri real world utility and community building. Hazaza hagaragaramo ikoranabuhanga rya blockchain. Ibi bizafasha kurushaho gukuraho urujijo ku bavuga ko Pi Network ari scam cyangwa se ari igihuha. Kuzana amahirwe yo gukoresha Pi Network mu buzima bwa buri munsi. Ibi ngibi byo ntekereza ko byanatangiye. Abikorera, amabanki cyangwa se ibigo binini bishobora kwifuza gukorana na Pi, bikaba intangiriro nziza zo kubona aho ushora imari cyangwa se kwishyura ubucuruzi ukoresheje Pi coin. Kongera icyizere mu bapiyoniye. Kuba Pi iri ku rwego mpuzamahanga muri iyo nama nini nyine bizatuma abari baracitse intege kuri iyi Pi Network basubirana icyizere, kubera ko twiteze nyine biriya byose navuze aha haruguru. Ibi byose tuganiriyeho bigaragaza ko Pi Network itakiri umushinga wo muri app gusa, ahubwo n'urwego rw'ubukungu kandi ruri ku kigero gifatika, rwafashe indi ntera muri crypto. Ahubwo se wowe wizera ko Pi Network ishobora guhindura ibintu byinshi? Iyi nama se urabona ije gufasha iki abapiyoniye muri rusange? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Ni ibintu bisanzwe ko muri crypto habaho amanama agiye atandukanye ku bantu wenda bakora cryptocurrency bigiye kure. Mujya mubona nk'iyo habayeho inama nka Donald Trump akagira ibintu atangaza kuri coin runaka nka XRP. Ejo bundi mwarabibonye ku bantu babikurikira, mwabonye ko yatangaje XRP igahita izamuka, nubwo yongeye gasubira hasi. Ariko kuba
Pi Network ba nyiri umushinga bazaba bicaye muri iyo nama, birashoboka ko dushobora guhita tubona Pi ibaye ikintu kinini, hajemo kwagura ibikorwa, hajemo ko izamuka ku gaciro ho gato, hajemo ko ishobora gufata indi ntera. Ntabwo ubundi indi mishinga iraza yamara kuronshinga igacicika, ariko Pi izahora ifite udushya. Ntago ari ngombwa ngo ube warayikoze hanyuma uyiveho gutyo gusa. Pi ikomeje kwagura imishinga yayo kandi cyane. Rero uyu mushinga wa Pi ku rwego mpuzamahanga ndatekereza ko irimo kuhagera, kubera ko iyi nama ya token 2049 irakomeye ku isi yose mu bijyanye na crypto cyangwa se blockchain, kuko ihuza abashoramari, abashakashatsi, abafatanyabikorwa bakomeye nyine. Pi Network niramuka igezeho, urabyumva nawe hazaba hakurikiyeho ko abapiyoniye muri rusange batangira kuba muri yasi bahoze barota. Ntago uruhare rwa Pi Network mu isi ya crypto rurimo kugenda ku muvuduko nk'uyu nguyu. Ntago ari ngombwa kuba nta Pi ufite. Mu gihe ufite ubushobozi waziguruka holdinga cyane kiri ku mafaranga makeya. Ni amahirwe akomeye cyane yo gusangiza isi yose uburyo Pi Network yibanda mu kubaka cyangwa se mu kugarura icyizere mu bantu no gukoresha blockchain ku bantu bose. Urabizi neza ko impamvu Pi mba nkubwira ko ije guhindura ibintu byose, ushobora kuba wasobanukiwe kwiga gukoresha aya mafaranga y'ikoranabuhanga ariko ntayo ifite. Pi yatanze uburyo bwo kuyabona mu buryo bw'ubuntu. Dusapoze ko Pi yaronshinze ku muntu wayimenye ntayifeke akayikora, nibura yaronshinze afite nka Pi zavunja $5 ku giciro cyari kiriho, $5, 10, kugenda no kugera muri za miliyoni. Nzi neza ko hari abayabonyemo. Pi ibyo bintu yarabikoze. Niyo mpamvu rero ntago wakagombye kujya upfusha ubusa igihe cyose ufite umwanya, jya ukoresha uko wakabaye. Niba ufite n'amafaranga, ushobora kureba imishinga nk'iyi ngiyi ifatika, hanyuma ugashoramo udufaranga twawe ukagura Pi, ariko bikava ku giti cyawe, kubera ko mu isi ya crypto bihora bihinduka. Iyi nama rero ni intambwe ikomeye cyane yo guhuza Pi Network n'isi ya crypto yose. Abapiyoniye bazungukiramo byinshi, harimo partnership nshya n'amahirwe yo kubaka iterambere kuri Pi Network zamayininzwe. Pi ifite agaciro gakomeye mu isi iri imbere, niyo mpamvu bamubona n'izi nama zose ziyubakiraho. Niyo mpamvu nakubwira ni komeza ukore cyane, umayiningire ku gihe, kubera ko uko izi nama zigenda ziba ni nako mining rate yacu igabanuka. Kandi murabizi neza ko nababwiye ko hari igihe tutazaba twemerewe kumayininga. Nyamuneka ntabwo bizahoraho, ujye umayiningira ku gihe, iyo udafite amafaranga byibura umwanya ufite uwukoresha neza. Tugira rero group ya WhatsApp ducishamo amakuru ya crypto, tutiriwe tuza hano kuri YouTube channel. Ni ngombwa kutujoyininga. Urebye aho muri video description handitse more, niho ufungura hanyuma ukabona kari kukinjira. Ikindi ushobora kuyisanga muri comment ya mbere nikivuga, hanyuma tukajya tubana no mu bindi biganiro. Niba hari ikibazo cyangwa igitekerezo ufite, twandikire muri comment box. Hanyuma soje mbashimiye. Imana ibarinde, reka tubane mu bindi biganiro bivuga kuri cryptocurrency. Nizere ko wamaze gukanda subscribe, ariko ikindi iyi video ni gufasha uze kuyiha like, maze tugume tube umuryango mugari w'abantu bakora crypto.